rega dufite ikibazo cy'uko abantu hano babarera abajehe umuntu arakora ibintu kuwa mbere akageza kuwa gatanu nundi akavuga ati runaka ko yabikoze yabaye iki nanjye kanze ariko niba bimeze bityo niba byuke none abakora urutonde rw'abantu babahamagaye barababuza kuwa mbere kuwa kabiri bigeze kuwa kane babonye byanze bakora urutonde none hari ibikoze list ikavuga iti uyu muntu ibintu atangaza bibangamiye umuryango ibintu atangaza birabangamira umutekano w'igihugu ibintu atangaza ntabwo byemewe urutonde rw'abantu hakarushyira hariya tukarusoma mu binyamakuru n'umuturage uzajya amenye ko arimo kwinjira mu murongo utariwo kuko ariko babanje kubwira umuntu kuwa mbere bakamwereka impamvu bakamwigisha kugeza ahagaritse uri gutinda kuri RIB kuri mije profe ku bandi twebwe sinzi niba bafite amakarita bemera kuba abanyamakuru bano twebwe dukoresha YouTube dutumira nyirakana kangwaza avuga uburyo yacinye YouTube gusa hari Instagram live Instagram hari space kuri Twitter hari bananiranye nyemerera wenda umuvugizi wa RIB atubwire hari ikintu wari uvuze uti badushyiriye hari urutonde ibi bintu biri mu nshingano za RIB mu rwego rwo gukumira ntacya twabikora hari nabo twigeze kubikorera nyuma commentaire ziba nyinshi cyane nyuma commentaire wadushyize hanze waduhamagaye ukatubwira privately ukibaza niba hamagara abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bose ariko SCOVIA niba ariko babyifuza twabikora niba ari byafasha niba mubona ari byo byiza ko witanguranwa nkaho uri musco propoje ku ruhande nta kibazo rega ngiyemo nkavamo wenda Thierry ashobora kumbwira atayo nayo wigira aha nawe hari ibyo nkurebamo nkabona ntazi ukuntu umeze ariko ibyo murabivugana nyuma y'ikiganiro Jambo SCOVIA waramutse neza mu buzima waramutse utese meze neza cyane SCOVIA Mutesi ni umunyamakuru ariko ni umwe mu bakoresha izo mbuga nkoranyambaga turimo kuganiraho muri kano kanya dukunze no kubona wongera guhwitura abantu uti ariko izi mbuga muzikoresha mute SCOVIA karame twemerere tubwire wenda ishusho muri rusange wowe ukubona imbuga nkoranyambaga zikoreshwa bahoze barimo kutubwira ingaruka zishobora kugera mu mitekerereze ya muntu bitewe watwumvaga kuki waje ukererewe mbega mfite akandi kazi ko sinkora hano anyway ubona imbuga nkoranyambaga zikoreshwa zite ubusanzwe zifite ibyiciro bibiri zifite kuba abantu bazikoresha mu buryo bwo kwidagadura kumenyesha ibyacu ariko zinakoreshwa mu buryo bw'akazi kuba turi kumwe na Dr Thierry mu gitondo bakatwandikira tukabona kuri Twitter Facebook cyangwa mu bundi buryo batumenyesha ko hari igikorwa runaka cyangwa se hari umujura wadutse abeshya abantu gutya abantu birinde ni imbuga nkoranyambaga rero ni uburyo bwiza bw'itumanaho hagati y'abantu n'abandi abuzi n'abutazi bitandukanye na email wandikira uwuzi address ariko bwo ni uburyo wavuga ngo iki kintu kanyishyira aha unzi n'utanze araza kuhanyura ahure nacyo bitandukanye n'izindi address tuzi ariko nidusubira ku ishusho y'uburyo ikora ndimo ndakoresha urugero sinzi niba kurukoresha muri RBA biri bukunde ariko reka nduhakoreshe ko nimwe mwantumiye hari ikintu gihari kibi cy'uburyo abantu bafata ubwisanzure n'umudendezo bakabikoresha mu kubuza abandi bantu umudendezo n'ubwisanzure ni ukuvuga gute ngo twatangiye tubona hari ibintu bidakorwa u Rwanda ariko bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga hari ibintu bitari by'u Rwanda ariko ku mbuga nkoranyambaga bikaba ibyaha nk'ibiki abantu baraje baratukanye umuntu araje ni umubyeyi wenda aje kuvuga umuryango we aravuga ibintu bidakwiye kuvugirwa mu ruhame buriya hari ikintu nemera mu rugo umuntu yahagira ibibazo ariko ibibazo byo mu rugo bishobora gukemurwa na muganga bishobora gukemurwa n'umujyanama bishobora gukemurwa n'umunyamategeko bitewe n'icyahabaye gisaba amategeko bishobora gukemurwa n'inshuti n'umuvandimwe ariko iyo ubizanye ukatubwira uti mwese nimuze rero mwumve ba bantu twese twitabye ntabwo turi kuri level yo kumenya impamvu mu rugo umuntu amera atyo ntabwo twese dufite iyo capacity twanarangiza noneho tukarimbura uyu muntu sinzi niba mu Rwanda wenda tutarabimenya mu bantu biyahura niba tutarabona umuntu wiyahuye bikomoka ku byavuzwe
bikomoka ko yarazi ngo yaje kuruhura umutima. Urumva hari ibintu twadukanye ngo kuruhura umutima, aho simba beshye mu isoko ntabwo baharuhurira umutima, ahubwo hari harushye umutima, noneho mu isoko yuje ukavugaho n'ubwonko burayaga. Ariko Scovia umaze igihe kinini ukoresha YouTube, kandi kugira ngo ubugire icyo ubona nuko washyiraho byinshi kandi bikurura abaza kureba cyane. Ibyo ni imwe mu bikurura abaza kureba, niyo mpamvu nkeka ntibitanga views. Kuki abantu barimo gutekereza ko biri butange views? Ubundi cyambere twe dukora inkuru zishaka kugurisha, urabanza ugatekereza ngo iyi nkuru irahurirwaho n'abantu bose, kuko inkuru ya bibiyo yonyine irarebwa n'abantu bazi bibiyo n'abandi banyamatsiko, ariko inkuru y'umuhanda wacitse abagenzi bose barashaka kuyireba. Ubwo rero igihe ushaka gucuruza, ndaza kuvuga inkuru y'umuhanda wacitse, kuko abashaka kumenya ko uwo muhanda ukora bararuta abashaka kumenya ko bibiyo yaje ku kazi. Ubwo abashaka kubimenya ni abasanzwe bakorana nawe, ntabwo bari burenga 100, ariko umuhanda ukoreshwa n'abantu 1000. Biriya bintu barababeshye. Ngiye kambaho ubuhamya. Maze imyaka myinshi mu itangazamakuru, mfite n'ikinyamakuru cyandika online, twandika bisanzwe. Naratinye kuza online ya YouTube, kubera ko navugaga ngo baravuga ngo bitanga amafaranga, nuko naje nkatukana, nkazanaho abambaye ubusa, nkazanaho bya bikoza soni byose ngo nibyo bicuruza. Ndavuga ngo ariko niba iyo ndi muri radio nshobora kubona abantu nk'ibihumbi 10 bahamagara, abandi banditse, tukabona uburyo uwaterura radio nari mfite muri studio nkayishyira online, umuntu ntiyayihasanga. Ntabwo wenda Thierry ashobora kumbwira atayo nayo wigira aha nawe hari ibyo nkurebamo nkabona ntazi ukuntu umeze, ariko ibyo murabivugana nyuma y'ikiganiro. Ariko nubwo yababona akabona hari ibyo nakoze bitari byo, naringamije gukora ibisanzwe nk'umunyamakuru, kubera ko mvuga guhe amasaha yose, sinabura ibyo mvuga wenda bitari ngombwa, kuko ntiwambwira ngo umuntu kuba avuga yaburaho asitara. Yego, nyemerera ibyo mu bireke byo kuvuga ngo nibyo bizana views. Nyemerera wenda Scovia ntaze kubayobya umunyamakuru, ahubwo kudutwara umwanya w'abandi nka muganga, ntabwo ari intyoza nkawe. Oya, yaratubwiye ati sinkora hano, mu kanya araza ngira ngo nagendaho bukeye araza kuducika. Ariko hari ikintu yaba Innocent yaba Scovia bakomojeho kijyanye n'umuryango, kuza kuvuga ngo akababaro rimwe na rimwe n'abamuhaye urwo rubuga bakaba bo bikenere batanze platform ariko iri bubazanire views. Ibyo ari byose nka RIB mukunze gukurikirana n'izi mbuga nkoranyambaga, kuko ni ahantu naho hashobora kuba hakorerwa ibyaha. Mwifashishije ingero, mubona izi mbuga nkoranyambaga zikoreshwa zite by'umwihariko ku mibanire y'imiryango? Urakoze cyane. Wenda turabihuza umuryango n'umuco kugira ngo turebe wenda, kuko hari byose ko yaravuze ngo bitari iby'u Rwanda ariko bisigaye hariya nta kibazo. Icyo avuga ni ibihakorerwa bitagize ibyaha, ariko nanone bishobora kugira ingaruka, cyangwa se mu gihe kizaza bishobora no kubyara ibyaha, kuko hari ingero zihari. Mu muco nyarwanda tugira ibintu byitwa kirazira. Kugira ibanga ryawe, ry'umuryango wawe, n'abo mwashakanye n'abandi. Tugira ikintu cyo kutivamo, kutishyira ku karubanda, kutiyandagaza cyangwa ngo wandagaze undi, kubaha umuryango, kwihesha agaciro, kubaha no kubahisha igihugu. YouTube se ko byuzuye ibyo byose ahubwo murimo kuvuga? Oya, ntabwo twavuga ko ari bose, ni bake. Si bose ariko birahuzuye. Nkanjye sindimo. Ntabwo okay, wenda ni ka kadomo kamwe ku rupapuro, kagadomo k'umukara ku rupapuro rw'umweru, urumva karaboneka cyane. So ibi bintu rero iyo ugereranye, iyo urebye usanga ubundi umuntu wagiye hariya akajya kwivuga avuga ubuzima bwe bwa kera bubi, hari abandi bantu ashobora gukomeretsa. Wenda itegeko nshinga riratubwira ngo umuco nyarwanda nk'isoko yo kwishakamo ibisubizo, ngo mu rwego rwo kubaka igihugu, kwimakaza umuco wacyo no kwihesha agaciro, abanyarwanda bashingiye ku ndangagaciro zabo bashyiraho uburyo bwo kwishakamo ibisubizo. Ni ukuvuga ngo ikongera ikatubwira ngo uburenganzira ku biteza imbere umuco w'igihugu. Umunyarwanda wese, iyo bavuze wese ubwo harimo n'abakoresha imbuga nkoranyambaga, afite uburenganzira ku biteza imbere umuco w'igihugu n'inshingano zo kuwuteza imbere. Iyi ngingo iha buri munyarwanda icyo bita uburenganzira, ariko hirya bwa burenganzira hakaba n'inshingano. Ni ukuvuga ngo niba ufite umuco, ufite
uburenganzira bwo kuvuga ukisanzura, hirya yaho hari inshingano. Twifashishije rero ingero wenda zifatika kugira ngo byumvikane. Hari umuntu uza kuri YouTube afite nyine akababaro, afite uko abanye n'uwo babanye mu rugo nabi, akajya akavuga amakimbirane aberanye, ugasanga akavuga ukuntu we n'umugabo we bashwanye. Urumva ufite mikoro iteka avuga uruhande rwiza rwe, ntabwo ajya avuga urubi. None ugasanga agiyeho ibyo avuze byari bizwi mu rugo cyangwa se wenda muri karitsiye aho ngaho, ariko akibagiza ko wa mugabo ari kuvuga cyangwa se wa mugore uri kuvuga agaragaza amakimbirane yo mu rugo, hari abana bavuka aho ngaho, hari abana bavuka muri urwo rugo bari bujye ku ishuri. Urabizi ku ishuri buri muntu wese azana ka story yumvise, none yakumvise kuri mugenzi we karasakara. Urumva umwana ikibazo byamutera depression. No kuvuga ngo hari ibintu wowe nk'umugore cyangwa umugabo wavuze biri bugire ingaruka ku bagukomokaho. Hari umuntu waririmbye ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge. Niba Thierry hano ndi hano kuri iyi si, hari ibyo ntagomba kuvuga kuko nzi neza ko biri bugire ingaruka ku muryango wanjye, abana, ab'umugore n'umuryango mugari. So hari ikintu rero cyabayeho kwisanzura cyane, umuntu akimena hanze kabisa, ugasanga ntaho yasigaye. Kuvuga ubuzima wabayeho bukojeje isoni. Ndabaha urugero, hari umuntu uherutse kujya kuri social media, kuri YouTube, avuga ukuntu yabaye indaya, avuga ngo yaryamanaga n'abantu bakomeye bakamuha $5,000 by'amadolari, akabivuga aho ngaho rwose ubona ari ishema afite. Iyo ngo ni terapi ari gukira. Terapi uyikorana n'umuntu uri bugufashe. Buri uriyambwira iriya mikoro aragufasha iki? Oya, abandika muri commentaire baramubwira ngo sorry, baragusenya. Ahubwo nibyo mugenzi wacu yahoze avuga. Ubundi psychologist aba ari umwe, ukagenda ukamwumva nawe buriya inekimufasha akubikira ibanga. Noneho wowe byose bikize hanze, iriya nta terapi irimo, ahubwo no kwiyandarika, no kwiteza ibindi bibazo. Hariho ingero wenda mu Rwanda ntiziragaragara cyane, ariko nko hanze iyo urebye aravuga ngo umuntu yariyahuye ngo kubera ko hari ibintu yavuze nyuma yabwo abantu bakamutera komantere te, n'ubundi wowe aho urumva amagambo bashobora kumukurikiza. Ariko mu by'ukuri iyo ukavuga nka kiriya kintu, nari indaya ku munsi na samanaga n'abantu 10 bakampa, ahubwo urapromotinga uburaya. Noneho na nyuma nta nubwo ushobora no gusanga ubona yagize apena abwira abantu ati mwabana urubyiruko, ibi bintu twaciyemo ni bibi cyane muramenye. Usibye kuba bibangamira umuco nyarwanda, hari ubwo icyo gihe abakoze icyaha umunyamakuru watanze iyo platform yo kuvuga ibyo? Nibyo twavuze hano, ntabwo turi kuvuga ibintu bitari byiza, bigira ingaruka ku muryango, bidakwiriye, ariko bishobora kubyara ibyaha. Ndaguha urundi rugero wenda ushaka kuganisha ku cyaha. Hari n'urugero ruri hanze, hari umukobwa mushiki wacu hano wadutse kuri social media, azavuga ukuntu ari mushiki wa kanaka, bamutunze mikoro. Ejo bundi dutangira kubona umwe bamutunze mikoro avuga ibitutsi, bakagenda kuri kanaka ngo kanaka yagututse, akongera nawe akamwishyura. Ubwo ngo yatangiye avuga neza, ari umukobwa mwiza. Ubwo social media yatangiye kumutera hejuru no gushungeshwa, niko sinzi niba ari ikinyarwanda. Bigeraho nawe ntabwo ntiyametirije fame na mikoro, bishuduka yagiye gutukana. Ni icyaha gutukana mu ruhame. SCOVIA, ubona sosiyete yari yumva uburemere bw'icyitwa imbuga nkoranyambaga cyangwa se uburemere bw'itangazamakuru, ubwo mbihereye kuri urwo rugero, ku buryo umuntu amenya ngo niritankiza rishobora kunyica? Ubwo ndimo ndabihuza n'itangazamakuru, kubera yuko hari igihe ushobora kubinyuza mu itangazamakuru risanzwe, ariko hari n'igihe iryo tangazamakuru rinanyuza ku mbuga nkoranyambaga ryazo. Uyu munsi ntabwo dushobora kuburana ngo itangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga, kuko nta kinyamakuru kidashobora kujyayo. Iyo utagiyeyo abantu ntabwo bamenya ibyo ukora, kuko abantu benshi bariyo. Rero itangazamakuru rigezweho
rigumaho ryahoze ariko rigakurikira n'aho ibindi bigeze Aho isigaye. aho hose tukajyayo ntabwo iyo usigaye uba usigaye nyine ariko iki kibazo nk'uko dogita yakivugaga kirimo ubundi bice bibiri igice ngewe cya mbere wenda tuve ku baturage basanzwe bari buze muri komenti bagatukana bagakora n'ibindi ariko turebe ku nshingano z'umunyamakuru wazi igisobanuro ubundi inkuru ni iki inkuru iramenyesha ikigisha hanyuma ikanatuma abantu bishima niba umuntu ari umuririmbyi cyangwa akina komedi muzane avuge komedi ze tumurebe duseke niba ari umuntu utanga ubuhamya bw'ingeso mbi yakoze nazo hari uburyo azivugamo agatanga ubutumwa adasobanura ibintu neza avuga ati hari umuco mubi w'uburaya ati igihe nigeze nanawukoraho ati abagabo wenda bakankubita ubundi nkasinda ni ibintu bibi cyane byangizeho ingaruka zisa zitya n'undi wese uwo muntu yatanze meseji nawe ivuga ku buraya ariko ntiyatanze detaye nka wa wundi wakoraga poromosiyo yo kugira ngo abantu bamenye ko bukorwa ariko uwo muntu nta n'ubwo afite ikibazo cyane ibi biganiro byacu ntibiba biri live ni gute njye munyamakuru uzi ntakaze inshingano zo gukata ikitari ngombwa mwa bantu mwe hari igihe umuntu muhamagara akakubwira akababaro yagize wenda nubwo cyaba ari ikibazo cy'ubuyobozi agakoresha terime wowe umunyamakuru ukavuga uti ntabwo ikora mu ruhame ukayikata wenda ukamuransa ibyo twita kuransa ukamuvugira iby'ibanze bikubiye muri bwa burakari yagize kugira ngo abantu bumve ikibazo cyabaye niba hari n'abafasha bafashe ikibazo kiri hano rero gifite barore niwe utuyobora akayobora n'iyi televiziyo nicayemo ntabwo arimo kudufasha ngo umunyamakuru warenze ku murongo si ngombwa ko bamuha igihano bamwicaze bamwereka bati SCOVIA iki ntikiba iki ntikiba ariko iyo nkoze icya mbere nkabona nta muntu mbaza hari n'igihe mba numva ari ibisanzwe nkakora icya kabiri ukabona noneho ni nabyo byaguhaye nkabona nibyo byazanye n'amafaranga icya gatatu bikarenga bikageraho dogita yavuze ko biba icyaha nawe akaba atarahamagaye ati SCOVIA ibi bintu cyangwa ngo ahamagare bari bati mutabara uyu muntu dore arimo arabirinduka agwa mu cyaha mutangira ataragwayo kuko mu nshingano RIB ifite harimo no gukumira ibyaha bakamureka byamara gushwanyuka umuntu tutagifite icyo tumukorera bagahurura rero bakamufata bamufata tutumunyamakuru arapfuye bamubujije ubuzima ariko ibyago byinshi nibo baba batumye tugenda nge ntekereza ko sosiyete ifite ibintu byinshi nge mfite inshingano ariko hari n'ufite inshingano zo kumbuza ko ndenga ku nshingano hari igihe wenda nk'umuntu ashobora gutekereza akavuga ati ninjya muri RIB ikibazo cyanjye ntibari bugikemure kandi wenda uwo twashakanye yansebeje nanjye ngomba gushaka nanjye aho mwishyurira yahoze arimo kubitubwiraho umuvugizi wa RIB atubwira umwe agatukanira kuri cano iyi ngiyi undi bakajya kumuhiga ku yindi cano akamusubiza undi nawe akazaza kubikomozaho hari inkuru wowe ubwawe bashobora kuguporopoza ukayisubizayo wenda urumva ntiwabeshyera umuntu hari igihe umuntu anyandikira ikintu kandi koko ababaye yumva ari inkuru ndi butangaza akabona ubutabazi ariko ngiye nkamugira inama nkamubwira nti dushobora no kukivuga mu itangazamakuru bakagifata nk'inkuru kandi ari ikibazo meseji yampaye nkayoherereza dogita nkamubwira ari bugufashe na nomero ye nkayishyiraho nomero yongeye kuyiha umuyobozi sinamubwira uwo ari we impamvu nanga kuvuga uwo ari we mbagira ngo itaza kujya kwa dogita ahuze yatinda akambwira ati nawe abayobozi wambwiye nawe ntibagushubije hamwe ntihari umuyobozi nayihaye kugira ngo atazamenya uwo nayihaye nyuma akaza kumbwira ati baramfashije bigenda bitya ntoke izo nkuru zo ikindi ntuzareba mu kinyamakuru cyanjye iyo tuvuga ku bibazo abaturage bagize ni amakoperative n'ibindi nirinda kuzana wa muturage ngo dukoresha terime yitwa kumusheta ngo mushyire hariya ari uvuga ibibazo bya koperative kandi akiyibamo ku buryo abayobozi bashobora no kumuteza ibyago nubwo wenda icyo yavugaga ari ukuri ubuyobozi bukanagikurikirana ariko we hari ingaruka byamusigira kandi ntabwo akwiye gupfa ku bwa koperative cyangwa ngo agire ibibazo ku bwayo ngewe rero utazagira ikibazo kuri koperative inkuru yarayinyandikira nkamubaza ibyo mubaza kugira ngo numve ko byuzuye nge nkayimuvugira ku buryo abayobozi ba koperative n'izindi nzego zumva ikibazo gihari bakiruka bagatabara bagafasha ariko batazi ngo ikomoka kuri nde uretse n'uwo mugabo n'umugore uretse n'umwana uretse n'ibigize ibanga bwite rya muntu n'inkuru isanzwe abanyamakuru dufite inshingano zo guhisha uwaduhaye amakuru kugeza ubwo umucamanza bimbariza mu rukiko niwe nemerewe kubibwira kuko mba namaze ibi ahari ko ndumva hari inama twaherutsemo barimo kugaragaza ko hari abanyamakuru bashobora kwihisha inyuma y'icyo kintu bagakwiza igihuha iki kintu cyo kibona gute igihe ikintu cyasohotse udatanga aderese y'aho kiri uwakibonye ko cyamaze kuba igihuha wafite inshingano zo kuguhamagara nk'urwego kuko impamvu ntangaza inkuru ni iki ngamije ko hakemuka ikibazo niba ari ukubyina ngamije ko abantu bamenya ko ariho tubyinira
niba ari itangazo ngamije ko abantu bahayoboka niba inkuru navuze ntashobora kubwira abantu aho iri nubwo yaba itagize icyaha ni igihuha gisanzwe mu bantu wenda ntazi amategeko kuko icyo yita igihuha nubwo cyaba kitari buteze ibyago kuko ngira ngo iyo barega mu mategeko bareba umugambi ingaruka bya bindi byose bashorera ariko nubwo cyaba ari ukubeshya abantu ubusa ubyutse ukavuga ngo habaye konje kuri radiyo abantu ntibagiye ku kazi mu by'ukuri bakubaza bati konje ariko nabyumvanye umumotari wari untwaye ni igihuha cyuzuye kuko nawe umumotari bamugutumye ntiwamubona ariko nandikiwe na minisitiri akambwira ati twakiriwe gutanga itangazo tugiye kuritanga mu kanya nikonje mudufashe niyo naritangaza agasanga bitari bukunde akisubira mfite meseji ntabwo ngenda natangaje igihuha niyo ikintu cya mbere gikomeye muri ibi bintu tuve ku banyamakuru nta muntu n'umwe uri kuri izi mbuga nkoranyambaga udafite imyaka y'ubukure waguze kamera na mikoro. Imikoreshereze myiza y'itangazamakuru mu jisho ry'umunyamakuru, imikoreshereze myiza y'imbuga nkoranyambaga ubona ikwiriye gushyirwaho ibiki? Hari ukoresha izo mbuga ariko hari n'uwo bahaye iyo platform. 80% inshingano zifata ufite mikoro ukoresha, hanyuma 20 isigara ariyo kwigisha abanyarwanda nk'uko uyu munsi leta niyo yirwa ishaka abatanga mituweli, ariko mituweli ivuza abaturage ntabwo ivuza dogita wagiye kumushaka. Bivuze ngo rero twebwe leta iri kubuza abantu kunywa inzoga nyinshi kandi bafite amafaranga zigura. Ni ukuvuga ngo ifite inshingano zo gutuma abanyagihugu bataba basinzi ngo abana bata amashuri ababyeyi bananirwe kurera. Rero twe dufite mikoro, yaba uri umunyamakuru waba utari upfa kuba waje aho kuri uwo murongo, ukwiye kumenya ko ufite inshingano. Ibyo natangaje igihe bidakwiye babikubaze batakubembereza. Rega dufite ikibazo cy'uko abantu hano babarera abajehe. Umuntu arakora ibintu ku wa mbere akageza ku wa gatanu, n'undi akavuga ati runaka ko yabikoze yabaye iki nanjye kanze, n'undi nawe akaza ati yabaye iki. Kandi igihano rega nta nubwo ari uko bamufunze, kuko sinemera ko abantu buzura muri gereza baba barya imisoro yacu turi ku kazi tugakora bakabagaburira, nabyo nge simbyemera. Keretse niba babonye aho bakora bakajya barya ibyo bakoreye. Ariko niba bimeze bityo, niba byuke noneho bakora urutonde rw'abantu babahamagaye barababuza ku wa mbere ku wa kabiri, bigeze ku wa kane babonye byanze bakora urutonde. None hari ibikoze list ikavuga iti uyu muntu ibintu atangaza bibangamiye umuryango, ibintu atangaza birabangamira umutekano w'igihugu, ibintu atangaza ntabwo byemewe, urutonde rw'abantu hakarushyira hariya tukarusoma mu binyamakuru, n'umuturage uzajya amenye ko arimo kwinjira mu murongo utariwo, kuko ariko babanje kubwira umuntu ku wa mbere bakamwereka impamvu bakamwigisha kugeza ahagaritse. Uri gutinda kuri RIB kuri mije profe ku bandi twebwe sinzi niba bafite amakarita bemera kuba abanyamakuru. Bano twebwe dukoresha YouTube dutumira nyirakanaka ngo azavuga uburyo yacinye umuntu. YouTube gusa hari Instagram, live Instagram, hari space kuri Twitter, hari bananiranye. Izo nshingano zacu twebwe niziye turabitandukanye gute no gushaka amarongo, kuko turi kuhabona views tukabona amafaranga. Inshingano zacu zo kujera, I think ko kugira ngo umuntu abeho ntabwo ari uguhemuka. Ibyo bintu ndamuke ntabwo ari uguhemuka ngo uramuke. Nyemerera wenda umuvugizi wa RIB atubwire, hari ikintu wari uvuze uti badushyiriye hari urutonde, ibi bintu biri mu nshingano za RIB? Mu rwego rwo gukumira ntacya twabikora, hari nabo twigeze kubikorera. Nyuma komantere ziba nyinshi cyane, nyuma komantere wadushyize hanze, waduhamagaye ukatubwira privately, ukibaza niba hamagara abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bose. Gusa hariho usanga umuntu yarasanzwe afite ibiganiro byiza akaza gucishaho inkuru ubona itajyanye na editorial line yarasanganywe. Bose simvuge bose, abenshi hari igihe ushobora gusanga yakoraga neza akaza kunyerera akajya kuri ya nkuru. Ibyo bibaho, ariko SCOVIA niba ariko babyifuza twabikora niba ari byafashe, niba mubona ari byo byiza ko witanguranwa nkaho uri muri propoje ku ruhande. Nta kibazo rega ngiyemo nkavamo. Oya, urabona ikiba kigambiriwe nuko si ukuvuga ngo YouTube ifunge, ariko umenye ko hari ibintu wakoze bitari byiza. Hari ikindi kintu kigaragaramo, harimo guhimba inkuru. Hariho abantu bari guhimbamo inkuru, kuko uganiriye na bamwe aravuga ati iriya nkuru iyo umuntu ayivuze abantu munyibukije inkuru ijyanye ngo no kugendera ku gataro. Ibyo turahagera. Aba diaspora bambwiye ukuntu ngo mu Rwanda ibyo bintu bikorwa, sinari nabibonye ko ngo bihari. Ibyo ni uguhimba inkuru
noneho agahimba inkuru akavuga inkuru y'akababaro ukuntu yagize abantu bakamugira impuhwe ngo hariho n'abamwohereza amafaranga niyo papasi ya ka nimero kari hasi urumva rero abantu bashyiraho amakabya nkuru hari igihe umuntu avuga inkuru twayikurikirana tubonamo nk'ibyaha wagerayo ugasanga ibyo yabwiye umunyamakuru n'ibyo atubwiye biratandukanye akabwira umunyamakuru mfite audio navuganye na kanaka byagenze gutya wagenda bamubaza ati bya bimenyetso ufite nibi ngo telefone barayinyibye yari ifite ubuhe bwoko na nimero tuyishake ntabyo aho ngaho umunyamakuru aba yaguye mu mutego simvuga wenda umunyamakuru hariho n'abatari abanyamakuru ariko bakoresha imbuga nkoranyambaga ariko mu ijisho ry'umuturage ufite mikoro wese ni umunyamakuru hariho rero n'abandi bari kuza ubuvuzi gakondo ubuvuzi gakondo social media urasanga ziranabamamaza cyane ngo bavura bakoresheje ubuvuzi bugize gute bakabakoraho rikaka ivuriro runaka bakavuga ibintu bavura inyatsi bavura ngo umuntu ari mu gufa akaba muremure ibintu usibye kujijwa usanga harimo amakabya nkuru abo bantu bakajyayo batanga amafaranga ababyamamaza ni bande ni aba bagenzi bacu izi nshuti zacu imbuga nkoranyambaga ubupfumu nabwo turabuvuga uwavuze agataro agafata umupfumu runaka ashaka kwamamaza ubwo ndabihuza nuko bimwe birangira hajemo kwihesha ikintu cy'undi hakoresheje uburiganya birangira hajemo escroquerie kandi icyo ni icyaha cyane umuntu bamufashe ngo aravura bakamushyira ku gataro urumva gukora simulation na YouTube akazamuka akamanuka ni ibintu byoroshye noneho ubibonye akavuga ati uriya ni cash ubwo akajyayo ubwo ngo avura iki avura inyatsi ushaka kugira ubukire ngo avura ngo afata ngo abagiye umuntu waciye inyuma y'undi abashakanye bacanye inyuma ngo arabafata ku buryo bagera no kuri level aho bakora scenario birabaza iyo usanzemo hajyemo nk'umuntu w'umunyamakuru professional ufite carte bibaho se bibaho ndaguha kese abatakiriwe ubwo mwambuye ikarita ariko arayifite ari eligible bagakora scenario umuntu runaka bagashaka umukobwa bagashaka n'umuhungu bakamwita umugore n'umugabo ngo bakaza kubafatira muri lodge basambana ubwo umunyamakuru akaba harageze abantu bagahurura umupfumu akaba arahageze akabakubita ibyo bakubita imirizo ntazi bakora bya bintu byo kubeshya ngo akabafatanura amara kubafatanura ubwo ibyo byose umunyamakuru cyangwa ukoresha YouTube ari kuba film yarangiza munsi muganga kanaka ushaka ugagashyiraho nimero ye mu by'ukuri abo ngabo twebwe twabibonye ko ari n'ibyaha bakabibika mu rwego rwo guteganya ati hato ntazafatana ya nimero baramufata bakamuhamagara ati ndashaka wa muti ndakeka ko kanaka ndayango nabikora umugore wanjye nabigikora azafatane akamuha amafaranga abo ngabo n'ibyaha turagiye turabafasha baza umukobwa se n'umutereka jewe bampaye 10,000 ngo acting ibingibi umukobwa bampaye ibingibi ukibaza ukuntu abo bantu bahahuriye